Alright, turatangiye Salamu Media nibo batugezaho. Mwaka w'igihumbi kimwe n'ijana na mirongo itatu mbere y'ivuka rya Yesu. Umugwa wa hehe w'Padan Aram nuko uri mu Kinyarwanda muri Bibiliya nuko usanga hano bakavuga ngo ni Padan Aram nuko nanjye nzajya ndawuvuga numva mvuze gutyo uzacyo umenya ngo nuwo mugi. Nuwo nguwo. Sasa muri kumwe na Didemani Samuel muri Kristo Yesu de watko ni Gospel Fit. Turi kuri Latak de l'Evangile mbasuza torero amahoro y'Imana akomeza kwa muri mwebwe. Sasa ni uri umusiramu nawe ntugacikwe utaza kumva ngo ni Didemani yakize ukavanga ibyo bintu by'abakristo nge ntibingenewe nawe ntugacikwe by'umwari kurabona n'abasiramu bagenzi banyu bagakoze Salamu Media nibo bagateguye. Ariko kandi ni uri umukristo utaza kumva mvuze gutyo ugahita uvuga ngo Didier ibyo bintu niba ari iby'abasiramu nge ntabwo nirwa mbireba ntabyo ndeba hoya niba Didier wagafashe mumenya ngo umukristo arakagenewe. Niko bimeze cyane ko buriya bije kuzezano rya kera abasiramu tujya kubyumva kimwe hakabura gato kuko baba byumva mu buryo bw'umubiri twebwe twatuzi yuko ibihanura Kristo wajyaga kuza yabo abasiramu bo benda kwimerera nk'abidini y'abayuda abajudaism kuko bundi bivugwa yuko Muhammad yari inshuti yabo cyane ndetse bagendaga bamwigisha byinshi bigize igitabo cyabo gitagatifu Talmud Torah kiganjemo ibitabo bitanu bya Mose ari byo itangiriro kuva abariwe kubara gutegeka kwa kabiri ibi byo muri Bibiliya ndetse n'ibindi nyene gutyo nuko bimeze akariyo mpamvu usanga tujya kubyumva kimwe noneho simwe gusa mutagomba gucikwa ka filime ahubwo n'abapfumu yewe n'abapfumu n'abakora ibijya gusa nkabo abarozi abasatanist n'abantu nkamwe namwe ntimugacikwe hano hari umurozi kazuro babasirukiye muze kureba uburyo muhagaze yewe ntimugacikwe kanze tugatangire fresh tugatangire kwiga tujyohe gubundi tuyibaho niyo gahunda hano kuri Latak de l'Evangile ndetse kwigira ijambo ry'Imana bitworoheye learning God's word for us prendre la parole de Dieu sans effort. Ni nko kwica inyoni ebyiri ukoresheje ibuye rimwe ibyo bintu wabicikwa gute nta justification wabibonera. Sasa kadutangire fresh Salamu Media avant Jésus-Christ. Paka kimwe n'ijana na mirongo itatu mbere y'ivuka rya Yesu. Umugwa w'Padan Aram niho dutangiriye. Tangire hari umukumbi banza ari umuntu ugiye kuragira. Iyi ni episode ya mbere y'agaseri kacu kitwa Le Prophète Joseph umuhanuzi Yosefu. Niko dutangiye. Tuvuye kuri wa muntu ugiye kuragira hari abantu bafite amasake mu ntoki bagiye hehe hari ahantu ikintu kimeze nk'urusengero bari kujyamo ubanza ari amasake y'ibara rimwe muri abajyanye he ayibara rimwe wa muntu katangiranye ariko bitegereza binjira muri cya kintu kimeze nk'urusengero. Mukubitegereza asa nkaho abanenze cyane tugareke mu rusengero mw'imbere yumva induru y'abana Imana kazi Ishtari yo kubahwa Imana y'ababyeyi bose n'abana yuzuye ubwuzu n'impuhwe Imana y'uburumbuke kiza uyu mwana maze umutabare ngo wuzuze umutima wa mama w'umunezero hanyuma ndagusezeranya kazuzuza urusengero rwawe maturo n'impano z'agaciro. Umwana bari kumumurikira Imana kazi ngo ni Ishtar. Sabye Ishtari gakiza umuhungu wawe bwamutabara urupfu asubiza gusenga kwanjye nawe isezerano ryawe uzarigira impamo.
genda ubu uzane umwana wawe mutebukane ngo uzaba wo mu bizerwa ngo akazaba n'umwigishwa w'imanakazi Ishitari. Wumva ndagushimira wowe na Ishitari, ndagushimira n'umutima wanjye wose. Umwana yanjye wari hafi gupfa, umugaruye mu buzima, yari hafi gupfa none umugaruye mu buzima. Yego gwe imanakazi Ishitari, Ishitari wo kubahwa. Ndagushimira bitarangira, ndagusezeranya urusengero rwawe nzarwuzamo impano ngo kubera ko untabariye umwana. Sasa hariho n'abandi biteguye kumuri bari gukiza abana. Umwana wacu ntabwo ushidikanya aza gukira nk'uyu wa nyuma, ubyizera? Ishitari arakomeye, ntabwo ushidikanya asubiza gusenga kwacu ngo yego, ngo tumwegere. Mwafashwe n'iki mwebwe? Ibintu birasenga imbere yanyu mugakubita mu maso hanyu ku bishushanyo mwe mwikoreye, nyambabona mwubarara muyoboka ibibuye. Muzi yuko mwakwizera Imana mukayumvira, ngo ntimuzi yuko isi yose yabumvira mubaye mwizeye Imana mukayumvira, isi yose yabakorera. Yego gwe ya ninde umva weho ibyo ni wowe ubihimba ukataka imana zacu nta mpamvu. Njye nta bintu mpimba, ndi intumwa y'Imana, amagambo yanjye ni ayayo. Yego dore igitabo cyera cy'ubumana, igitabo gitagatifu kidakorwaho, cyahishuriwe sogokuruza Aburahamu. Njye ndi umwizera ku dini ye, idini ry'abasogokuruza. Njye mba mbigisha ibyabo, ntacyo mvuga cyanjye. Icyo gitabo uvuga kigusaba ngo ukandamize imana zacu, ntabwo nkandamiza imana zanyu, ahubwo mba mbabaza. Munsubize niba mubizi. Mwaba mutabizi nanone nta kintu mufite usibye kwemera ukuri. Ibibuye byo mu rusengero rwa Ishitari mbese nibyo byabaremye cyangwa nimwe mwabiremye? Iyo mana niyo ibayoboka Ishitari cyangwa nimwe muyiyoboka? Ese niyo ibategeka cyangwa nimwe muyitegeka? Niyo yicara ari ikibuye kitanyeganyega nk'uko ubivuga, gute yakiza umwana wanjye? Yego ari mukuri, turabahamya ni ukuri. Umva abandi, njyewe niboneye n'amaso yanjye Ishitari ikiza umwana we. Ni Imana ishobora byose wamukijije, yumva gusenga kwawe no kurira. Ndapana Ishitari, nubwo wasabye ubufasha bundi atari yo. Imana ishobora byose, Imana ibera hose icyarimwe, irinda ibyaremwe byayo byose. Yakweretse impuhwe ikiza umwana wawe. Amaso yawe arabasha kubona Ishitari ikibuye, ariko ntubasha kumenya umukiza w'ukuri ninde. Amagambo ye ya Yakobo aradusaba ngo twibagirwe imana zacu zose, ngo twizere Imana imwe. Iby'Imana yawe ntabyo tuzi, nta nubwo yigeze udufasha. Noneho ndabatubiza muze mwizere Imana irenze, niyo yaremye isanzure ryose. Twabwirwa n'iki niba Imana yawe ikomeye kurusha izindi mana? Twabwirwa n'iki nawe niba udashishikazwa n'amafaranga n'ubukungu nk'uko abatambyi ba Ishitari bimereye? Muzi byose nifitiye n'umukumbi wa Yakobo wa Labani. Sorry mubabarire ngo ntacyo mfite cyanjye, nigeze mbasaba amafaranga cyangwa inyiturano, ariko mwebwe murebe muhugiwe muri byo ngo nibyo imikumbi. Wazadusaba amafaranga nyuma, uri umuntu udafite icyo ushoboye, nawe nta kigutandukanya n'abandi batambye, mwese muri kimwe. Iyo mugeze ku butware nta kindi bibazanira usibye inyungu zanyu. ngo ufite uburenganzira bwo kuvuga ibyo, cyane ko wiburiye umwana wawe w'ikinege ngo habuze umuntu umukiza, habe Isiteri w'umukonikoni cyangwa se Ishitari imanakazi yo mu rusengero. Nta kosa ufite rwose, imana zose wazanze. Njye Ishitari udashoboye ntacyo bimbwiye, ariko njyewe ndavuga imana yawe itagaragara. Dufite ibuye bihagije by'Imana ngo nta kwizera indi mana nshya. Ngo abarinzi b'urusengero bahageze. We cika umugore wabwira umugabo we ngo nacike. Yewe we abarinzi nganyuze hariya, mumufate byihuse, ntabacike. Umugore we ngo ntimumugire nabi, mumurekere amahoro. We ntabacike sha, ndabinginze nimumugirira nabi.
Si tu n'étais pas le beau-fils de Utaza Laban, notre gouverneur, je kuba t'aurais bien umukwe puni, tu wa le sais. Labani guverineri wacu nawe Je n'ai pas kuguhana pour neza vous de urabizi douaniers des gardiens du temple. sinkutinya yaba wowe cyangwa abarinzi b'urusengero ni Yakobo aravugira Kristo ya Imana Allez-vous-en tous gwe mwese mufaha et arrêtez d'écouter une bonne fois pour toutes les paroles de Jacob et mureke toutes ces kumva bêtises. ibigambo bya Yakobo Allez-vous-en. Ne n'ubwogi voyez-vous bwe pas que ces blasphèmes mugende ont ntimubona amené la yuko sécheresse et la famine dans notre ville, uku Faddan? gutuka Imana kwe kwazanye Il a raison. n'ubupfu bwe Partons bwazanye d'ici. amapfa ngo n'inzara ahangaha ngariye mukore tuvangaha umujinya wa Ishtar utaratumenwaho utaradusukwaho umujinya wa Ishtar yo mu rusengero gutaradusukwaho tuva ahangaha hehe jewe we abantu umugi Faddan mana zibimana zari zarahifatiye ngo Imana ni Ishtar umukonikoni wabo ni Esther niwe nababwiye uri guserukira abapfumu muri hehe namwe mube hafi S'il ne pleut pas bientôt, les habitants de Faddan mourront de faim. imvura nitagwa vuba abanyefadani baricwa n'inzara Je demande à Dieu de nous bénir et nous envoyer la pluie le plus tôt possible. nasabye Imana ngo iduhe umugisha itwohereza imvura kare gashoboka Que se passe-t-il là-bas, papa? papa C'est une hariya n'ibiki tradition biri kuba ancienne des habitants de Faddan. buriya n'umuhango wa kera Ils brûlent les w'abanyefadani ennemis de leur déesse Ishtar. batwika abanzi babo babatwikira Ishtari babajugunya mu muriro yewe we nta mikino Pourquoi est-il puni? kubera icyo ari guhanwa wa wundi wirukankanwa bamufashe umutambyi mubabarire ndakwinjiza gira Je te imbabazi supplie de lui pardonner. ndakwinjiza cyo mubabarire mundeke ndarengana Je ne suis pas un criminel. ntabwo ndi umunyabyaha njyewe mundeke Fais attention au troupeau pour que je puisse voir ce qui se passe. ita kuri mukumva ubundi njya kureba niba iki biri kuba ni Yakobo asiga abwiye umwana we ngo niyita ku mukumbi ubundi ajye kureba Laissez-moi en paix. mundeke mugore Je suis akinginga pas fautif. ntabwo Dégagez-moi. manwa n'icyaha njyewe mundekure umugore yarize yo kwarika n'umugore we Jacob, le neveu du gouverneur Laban, est arrivé. Yakobo umwishywaga Mon mari n'est wa pas Labani ayez yahageze pitié de lui, s'il vous umugabo wanjye nta cyaha hamwe n'icyaha ntabwo hamwe n'icyaha mu mubabarire Sauvez-moi, je suis innocent. banyefadani mu ntabare ndarengana Esteri Esteri hano ni umukonikoni yewe we umugabo hano bagiye kumucanira Je suis innocent. kumushyira mu Ayez ifuru pitié de moi, habitant de Faddan. ndarengana mungirire imbabazi Je n'ai commis banyefadani aucun crime. nta cyaha nigeze nkora sasa hano L'accusé bagiye qui s'appelle Pharès est parmi les ennemis d'Ishtar. ngushinjwa witwa Faresi yagaragaye mu banzi ba Ishtari Il a lapidé la statue en la considérant une déesse impuissante qui ne vaut pas la peine d'être vénérée. Et selon ngo yateye igishushanyo cya Ishtari ngo agifata nk'imanakazi idashoboye ngo idakwiye kuramwa gusengwa les traditions de notre ville Guanyuma. Faddan, tous ceux qui Tugende profanent kumu- notre grande déesse Ishtar doivent être jetés au feu. ku mugenzo w'umujyi wacu wa Fadani ngo abasuzugura imana yacu ngo bagomba kujugunwa mu muriro bararumukatiye yewe we ni urwa Pilato Laissez-moi. mundeke Je ne mérite pas ce châtiment. ntabwo nkwiye iki Je n'ai gihano rien fait d'autre que de réclamer mon droit. nta kintu nakoze usibye kuburana uburenganzira bwanjye Ayez banyefadani pitié de moi. mungirire imbabazi Pauvre Pharès. Faresi ubabaje Je we suis innocent. ndarengana Innocent, vous dis-je. Ayez Ndababwira pitié de moi, ndarengana. habitant de Faddan. mungirire imbabazi Pour quelle raison je banyefadani devrais être jeté au feu? ni impamvu ye yatuma njugunywa mu muriro ndarengana ndarengana Pauvre Pharès, il n'a commis aucun crime. mana yanjye Faresi ubabaje nta cyaha yigeze akora batambye mwagize imbabazi ndabinginze Au secours. nta cyaha yigeze Sauvez-moi, akora je suis innocent.
innocent, je ne mérite pas ce châtiment. muntabare ndarengana sinkwiye iki gihano gwerekera gusakuza ndaguha amahitamo wishyura kugira ngo ubeho cyangwa se ujugunywe mu muriro urabyumva mwe mumujugunya mu muriro ndabinginze n'umugore we mungirire imbabazi mungirire imbabazi hari ikirangaye kugira ngo atabagwe ndayishyura Yakobo uramwishyurira weho oya Esiteri arabyanga uyu nta burenganzira afite bwo kubikora umugore we yariza yo kwarika kuko nawe ari mu banzi ba Ishitari nawe uri umwanzi w'Imana ukwiye guhanwa kuki mutamfunze noneho ngibi bihano twaragiwe hanwe amakiruka yose sasa aravuga ngo sogokuru Aburahamu ngo nawe bamujugunye mu muriro ngo bitegetswe na Nimrod ibyo ntabwo tubizi abakristo ntabwo tubizi icyo tuzi nuko Aburahamu yahamagawe n'Imana kuva mu gihugu cy'iwabo ngo ajye mu gihugu Imana izamwereka igihugu cya hehe ikanani ndetse asezeranywa yuko azabasekuruza amahanga muri we isi yose ikazaherwamo umugisha bihanura bivuga Kristo wajyaga kuza akaba umucunguzi w'abari mu isi abamwemeye bose bakizera izina rye akaba ubushobozi bwo kwitwa bwo kuba abana b'Imana sasa ibyo ko abasilamu bitabo bitagatifu byabona uko bibabwira ariko twe ntabwo tubizi katwikomereze wumva wari kuba wafunzwe iyo utaza kuba kwa Labani urabahowe kuko uri uwo kwa guverineri abyumva noneho aba bugufi bwa guverineri bacika igihano cyanyu naho batuka Imana umva mumufata byihuse nawe mumujugunye mu muronka sogokuru we bumvisha akabije Yakobo barafata mudakuri munjye kure jewe baragegera we nibikisha Labani yatejemo Labani yahageze akaba se wabo nanone akabanyira sebukwe mumurekure niyo mbaye muyirekure Faresi wagomba guhanwa niba Yakobo mvuze karamwishyura kujya mutabare nta burenganzira mugifite bwo kumuhana mumutwika ni guverineri gabana nimumurekure Faresi Yakobo urishyura amadinari 500 kugira ngo utware ubuzima bwa Faresi amafaranga ndayishyura nta kibazo rwose Faresi bari bamugejeje ku furu imbere y'umuriro sasa nawe uri mu byaha Imana ijye kurinda buri munsi Oncle Laban njye ndahora nkucunga buri gihe ngo nkurinde ubupfu bwawe ariko mba yakoze amakosa Rani se wabo bundi ni musaza wa se wa Yakobo sorry mumbabarire ni musaza wa nyina wa Yakobo ariwe Rebeka nuza ni utabawe nawe uri mu byaha uri mu muriro nuko utabizi uri hejuru y'umuriro hari umuririmbyi yaririmbye ngo ndagushimira cyane cyo haguruka ngo baragwa abanyabyaha banze kwireka bicare bazi ko bicaye hejuru y'umuriro umva ngo nzagukorera nkwishyura amafaranga utanze ngo ntabare utabaye umuryango wa Faresi udutabaye urupfu ngo tuva ahangaha sasa nawe uri muri mu byaha byo tabuka ubipfiriyemo wahita ubaho ubuzima bwo kwicuza byiteka upfuye utarakira Kristo uko wicuza ukavuga ngo iyo mbimenya uko wiberaho yewe we Faresi watabawe urupfu ajya gutwikirwa Ishitari Imanakazi yatangiye imirimo kwa Yakobo we yavuze ngo azamukorera kuko yamutabaye
hano agahene bari kugakama bari kugakama amata y'agahene yitwa amahenehene. Paris est un homme bon. Ni umugabo mwiza uzi ko atari yarekera Ça fait gukora. longtemps qu'Ishtar dévore les victimes l'une après l'autre. Ni igihe kirekire Ishtari anyongobeza Et si ton père abantu là-bas n'était pas arrivé à temps, padani ni Babuloni jetés tous gutyo deux au feu. iyo so atahagera ku gihe twese baba baratujugunya mu muriro. Nyuma y'ibyo wamukoreye Il est devenu uko biriho croyant kose Faresi en un yarekeye seul Dieu. kuba wasenga Ishtari. Il we est yamaze finalement devenu byabirangiye yamaze une kwizera mu réalité. Mana Il a imwe. été sauvé de la mort. buriya byabaye igihugu igihe yatabawe akimara gutabara urupfu yamaze kumwizera. Notre fils verra-t-il le jour? ariko ubwo umwana wacu azabona umunsi ryarira kuvuka ubwo vuba aha. Yakobo mwiza J'attends un enfant de aracyari toi igihe. depuis des années, Rachel. nategereje umwana wawe imyaka myinshi Rasheli. Je serai récompensé pour ces années d'attente. Imana ibishatse iyo myaka yose nazayiyitura. Ni Rasheli yari ingumba akaba yari umugore ntuza yakundwa akazaga cyane. Mes salutations à vous tous. ndabarasuhuje mwese. Salutations à toi, Jacob. Yakobo natwe turagusuhuje Je vous ndabashimiye. vois pourtant des offrandes au temple d'Ishtar. ndabona mutwaye amaturo kwa Ishtari. Satisfaire nos dieux. Sinon, Tugomba il ne pleuvra pas cette année. gushimisha Imana yacu bitarebye uyu mwaka imvura ntizagwa. Toi et ta famille ont besoin de ces fruits bien plus que Weho de pierre couronne. n'umuryango wanyu Certaines ibyo personnes murabikeneye habitent kurusha Dieu ibyo pour rien, bimana et nous, les by'amabuye. pauvres, devons toujours subir les conséquences. abantu bamwe barakaza Imana Voir kuza comment qu'il va twabakena pouvoir sur l'ordre tukabyishyura. d'une statue inerte, statique et froide qui se trouve dans le uribwira temple d'Ishtar. imvura izagwa kubera birarubuye Pluie de Fadan, parce qu'elles ont provoqué Ngo la rubitegetse. colère de ces dieux que tu insultes. Arrête d'insulter les dieux, Jacob. uko gutuka Imana kwawe niko kwirukanye imvura hano muri Fadani ngo ukwiye kurekera. Ukamubwira ngo Yakobo rekera uko gutuka Imana kwawe. ngo uko gutuka Imana Vous blasphème. renoncez à croire en Dieu, être suprême et pur, pour vénérer des pierres impuissantes. Vous êtes injuste envers vous-même. bamwanga kwizera Imana y'ukuri Vous ne mukaza nourrissez pas vos âmes vives gusega avec la Imana chaleur de la foi divine en bamugirira notre Dieu nabi. unique. Abwira yuko bagakwiye kugira uteye kwizera Imana y'ukuri akaba ariyo bagaburira bariyo ukwizera kwayo bakugaburira roho zabo. Mbivuze ukuntu byumvikanara ya kwizera Imana gutyo. Ishtari ukomeye iyi Imana y'uburumbuke ndaje nsukure urusengero rwawe ngo mvushe amaraso y'abanzi bawe kugira ngo wirukane amapfa ku butaka bwacu maze uduhe umugisha utwoherereza imvura. ngo Ishtari ukomeye ndaje nsukure urusengero rwawe. Ni ya magambo ari gukomeza asubiramo. Sasa hano haruje chef. Il a de nouveau insulté nos dieux, ici même. nanone devant yongeye le temple. gutuka Imana yacu none ahangaha imbere y'urusengero. Il a aussi adressé la parole à des passants, mais je n'ai pas pu l'entendre. yanabwiye n'amagambo baba bari kwitambukira ariko ntabwo nabashije kuyumva. Jacob n'arrêtera jamais. Yakobo ntabwo azarekera. Sasa Esiteri yumva we nta niyo amagambo akiri kuvuga. ngaramvusha amaraso y'abanzi be kugira ngo amapfa yirukanwe. Jacob ne va jamais cesser ses blasphèmes. Yakobo ntabwo azarekera gutuka Imana kwe. Ndiringira n'umutima wanjye wose kazahanwa n'Imana. Dukora iki? Bwira Labani aze hano. Ibisigaye ngenda byitaho. Ramène le seigneur Laban tout de suite. Genda uzane Labani byihuse. Hari uri ku kiboko. Kiboko kimumereye nabi ninde? araremberejwe. Yewe we ubugome bujya bamugize. Yewe ubugome we. Seigneur, le grand prêtre du temple d'Ishtar vous demande de le rejoindre au temple immédiatement. Utambye mukuru wo ku rusengero aragusaba ngo Ça suffit, ugende arrêtez. muhuri n'ikihuta ngo yego n'ikihutirwa. We birahagije murekere.
Si tu voles encore une fois, niwongera kwiba condamnerai à être fouetté à mort. nzaguhanisha gukubita mpaka upfuye Détachez-le. ndagusezeranya sinzasubira kwiba mumuhambure mumurekure wowe ngwino tujyane umusambu ikiboko kimumereye nabi iyo bataza gushaka J'ai Labani l'impression que c'est à cause de Jacob. Jacob Ndi doit kwiyumvisha assumer ari ukwera les conséquences Yakobo. de ses actes. Je ne veux rien Yakobo avoir ibikorwa avec bye lui. azajya abyirengera njye ntawe mpuriye nawe C'est le umva rôle du yatutse prêtre de Imana lui faire face et de l'empêcher de blasphémer. n'umumaro w'abatambyi kumubuza ibyo ngibyo niba batabishoboye kuki njye baba bamvangira La déesse des déesses. Ishtar, Imana la grande y'Imana et Imana y'izindi mana furieuse. Je vois la famine et la sécheresse qui s'abattent sur notre ville. ndabona inzara n'imapfa biza mu Seigneur, Ils ont mujyi wacu urupfu hose mystère de votre présence. Elle est furieuse. yarakaye Elle qui Yara. n'accepte pas les blasphèmes. we utajya wemerwa gutukwa wemera Si quelqu'un gutukwa la rend furieuse, iyo hagize umurakazi il doit être puni. ntagomba Le plus guhanwa tôt possible. vuba kare gashoboka Ishtar demande de lui présenter des offrandes. ishitara gusaba ngo mumumurikire amaturo Labani Pourquoi tu n'empêches pas ton neveu de dire des blasphèmes? kubera icyo umwishywa wawe Vous êtes les utamurekera kuvuga buriya responsables gutuka Imana spirituels kwe des habitants. iby'amadini mwe ni Je mwe ne suis bireba pas un prêtre, moi. njyewe ntabwo ndi Jacob doit umutambyi assumer les conséquences de ses actes. Yakobo ibikorwa Il bye est le fils de agomba votre kubyirengera sœur et le mari de vos deux filles. Je ngo ariko suis ni chargé umwana d'assurer l'ordre et wa la mushiki wawe sécurité à Fadan. akaba Je ne suis pas umugabo responsable des actes et des paroles de w'abakobwa Jacob. bawe Seigneur, ngo njyewe ndebwa Laban, c'est à vous de n'iby'umutekano l'arrêter. ibyo njyewe C'est ntabwo lui qui a bindeba bouleversé l'ordre de Fadan. ngo niweho Vous devez ugomba réinstaurer le calme dans kubigira la ville. niwe wategekwa Avant asira que la ahangaha ngo sécheresse ugomba ne s'empare de gutuzisha nos ahangaha terres. Et c'est Jacob qui est le seul responsable de nos misères. bavuga niwe Jacob a Yakobo toujours été Yakobo un niwe berger nyirabayazana wa byose responsable qui s'occupe uniquement de son troupeau et de sa famille. La sécheresse ne s'empare de nos terres. Et c'est Jacob qui est le seul responsable de nos misères. ngo Yakobo niwe nyirabayazana Jacob a w'ibyago toujours byose été un bitugeraho berger responsable Yakobo yahoze ari qui umushumba s'occupe uniquement ufata de inshingano son ze troupeau et de sa famille. wita cyane ku muryango we Comment est-il devenu la cause de n'umukumbi vos misères à utari we Fadan? nyirabayazana nuko yahoze Profane sans cesse nos dieux nuko devant tout le peuple. akomeza gutuka Imana ubudahagarika imbere Ces y'abantu bose blasphèmes ne sont pas récents. gutuka Imana kwe si ikintu Mais gishya pourquoi Il garde kubera ses iki propres croyances pour lui-même. mbere yarakwigumanaga Maintenant, il commence à prêcher, ariko yatangiye blasphémer no notre kubwiriza déesse abandi Ishtar devant tout le peuple. atuka Imana Nous devons imbere y'abantu l'obliger à bose se taire. tugomba kumuhagarika Nous kumucecekesha Oui, nous le ngo devons. nguki ngo nu Auriez-vous Yumva nawe oublié ari kumushyira comment mu ngo et yego pourquoi vous êtes devenu gouverneur de Fadan? ese Si tu wibagiwe sais ni bien gute qui kandi m'a nommé n'impamvu ye gouverneur wabaye de cette ville, guverineri hano wa Fadani Tu dois niba uzi donc uwangize savoir aussi guverineri que je ne nanone peux ugomba kuba recevoir uzi d'ordre que de Babylone, ko njye nta tegeko Et je nakira usibye ibivuye i n'accepterai Babuloni ni de toi, kandi njye ni nta de kintu ton nakwemera yaba wewe cyangwa Tu veux abo alors urusengero qu'on rwa informe le Ishitari grand temple d'Ishtar à Babylone de ce qui se passe ici à Fadan, noneho n'est-ce pas? turashaka ngo tubwire umutambyi mukuru w'i Babuloni ibiri kubera ahangaha i Fadani bamushyiraho iterabwoba nk'iryo bashyize kuri Pilato bamubwira ngo natwe bamba Yesu baravuga ngo ntabwo ari inshuti ya Kayisari Je nuko parlerai babigize avec Jacob à ce propos. niba Dites à ariyo Jacob que mpamvu je icyo jure kintu de le brûler avec sa ndakiganiza famille Yakobo entière si quelque malheur me Ubwire touche à moi ou à ma famille. Yakobo sasa uyu nguyu baramukanze biha kumumenyera guverineri n'abantu baciye bugufi biha kumumenyera ngo ubwire Yakobo yuko we n'umuryango we wose nzawutwika nkawumaraho nihagira icyago kinkoraho cyangwa kigakora ku muryango wanjye ni umuntu aroroheje ariko yatangiye kumenyera Le guverineri chiot qui aboie prématurément we akabwa kamotera devient imburagihe une proie facile au loup. kaba umuhigo woroshye w'ikirura Fais attention à ce que tu dis. witondere ibyo uvuze sha Je te pardonne cette fois. ukuri ubu Et la ndakubabarira prochaine fois, tu seras puni. ngo ariko indi nshuro uzahanwa hey bari bamumenyereye cyane Si Esiteri la sécheresse emporte mes récoltes, je n'accepterai pas de laisser Jacob et sa famille en vie. bakomeza guhigira Yakobo n'umuryango we Les récoltes de cette année. wumva umusaruro w'uyu mwaka ngiye namaze kuwutakariza ibyiringiro Labani ahita aturiza kwa Yakobo Bonjour père, bienvenue. papa muraho urakaza Bienvenue, neza père. Quelle surprise.
Le gouverneur de Fadan a consacré Mbega, quelques minutes pour surprise, enfin rendre guverineri visite à ses filles. afashe iminota aza gusura abakobwa be. Jacob ne cessera-t-il donc jamais? Yakobo ntabwo azarekera. Que se passe-t-il, père? Papa Les Nietzsche. prêtres du temple se plaignent toujours de Jacob. Abatambyi bongeye kugira Yakobo. Comme les seuls responsables Ubu de bari la misère de abatambyi Fadan. mubagira nk'aho ari we nyirabayazana w'ibyago bya Fadani. Hanyuma Tu Yakobo we sais ngo très bien, ni père, que inzirakarengane. Jacob est déterminé à faire parvenir le message qui lui a été confié. Murabizi ko Mais Yakobo pourquoi doit-il s'attaquer aux traditions du temple d'Ishtar? amara amaje kwigisha ubutumwa yahawe kwigishwa, none kubera iki akwiye kwataka imigenzo yo mu rusengero rwa Ishtari? S'il veut faire parvenir ngo le niba message de son ashaka grand-père, kwigisha mesaje qu'il le fasse, qu'il y'abasogokuru, parle de celle de mon grand-père aussi, yigishe na mesaje n'ubutumwa Mais à bwa quoi sogokuru bon wanjye. insulter la croyance Icyiza des cyo autres? gutuka Ce que tu ukwizera dis kw'abandi ni n'est pas vrai, ukuhe? mon père. Il n'accepte même pas les enseignements d'Abraham. ngo ibyo uvuze papa ntabwo ari byo, ngo noneho n'inyigisho za Aburahamu ntabwo bazemera ngo bagerekeho n'iza sogokuru wawe. Yewe we Père, Jacob est Papa. tenu de prêcher la foi en un seul Dieu. Selon les Yakobo enseignements yigisha kwizera ko d'Isaac et mu Mana d'Abraham. imwe De ta part, gushingiye ku Mana ya Isaka na Aburahamu. et la paix à Fadan. Tu dois ibyo bintu accomplir ta bikaba ari byo bizashyira ku mission, comme il se doit d'accomplir la umurongo sienne hano aussi. ku ntuza. Vous êtes Agomba devenu kuzuza misiyo ye aussi nk'uko nawe obstiné que wakuzuza lui. yawe. Si je Namwe devais mwasaze vraiment nka we. accomplir mon devoir, vous auriez été Niba ngomba tous kuzuza chargés umukoro de Fadan. wanjye, Mon père, mwese tu aha sais ngaha très baba bien barabirukanye que nous nkanye, sommes fidèles à la barabirukanye. religion de Jacob et nous le soutenons complètement dans sa lutte pour la foi en Dieu le Tout-Puissant. Mais vous êtes... Sasa hano Rasheli aravuga ngo urabizi papa njyewe na mukuru wanjye Leya ngo tuba dushigikiye ngo turabizerwa ku idini rya Yakobo, ngo kandi ko tumushyigikira mu murwano we wo kwizera mu Mana imwe. Aha ngaha Bibiliya yo ntabwo tugaragaza ko Rasheli koko yari umwizerwa ku idini ya Yakobo, cyane ko bamaze kugenda murabizi icyo yakoze, we yibye n'imana za Labani abanza zikenyereraho. Ya murabizi ya Mais vous êtes folle. umva muri abasazi Vous ne ariko respectez pas mon statut. ntabwo n'urwego Vous rwanjye savez ce qui murwubaha. arriverait si le grand prêtre du temple d'Ishtar se rend compte de ce qui se passe ici à Muzi Fadan, que mon neveu ikizaba profane son abatambyi temple et ses baharamu. dieux. Je serai le seul responsable. Le pouvoir mu batambyi ba Ishtari ngo baramutse bavuze ibiri kubera aha ngaha biri gukorwa n'umwishywa wanjye, ngo ni njye bazabibaza. Le pouvoir de Dieu est bien plus puissant que celui des ubutware prêtres bw'Imana du temple. burakomeye kurusha Nous ubwa baraba devons mu donc rusengero. craindre Dieu et non pas les Tugomba statues. gutinya Imana pana urwego Je ne rwacu. suis ni responsable ni du Dieu de Jacob ni de ceux des prêtres. bakatari we nyirabayazana w'ibyo Tout ce que je byose, demande, c'est que Jacob respecte ngo mon statut dans bamwumve cette ville. ngo ibyo asaba ni uko Yakobo yubaha urwego afite Rachel, mu mujyi. Sasa Rasheli atabaza, Qu'est-ce que Rasheli tu as, ubaye Rachel? iki? Rasheli ubaye iki? Rasheli arakuriwe. qu'est-ce qui se passe, ma chère? Tu deviens pâle. Rasheli ni iki wabaye umweru? Voilà, appelle la sage-femme. Tout de suite. Ngo Biruha genda uhamagara umubyazi. Biruha yari umuja wande Fares, wa Rasheli ariko akaba umugore va chercher wa Jacob Ntuzi. des plaines de Jadoun et amène-le ici. Faresi genda uhamagare Yakobo mu kibaya cya Ntuza umuzane byihuse. Ngo cyo tebuka afata ifarashi yanjye ntiwigutwara igihe. Bagiye guhamagara Yakobo ahantu yagiye kuragira mu kibaya. Hano hari abashuti bari kugigira. Ibi ngibi ntabwo bibereye abashuti bacu, sibyo ra? Abana ntabwo bibabereye imirwano. Reka reka. Yakobo ari kubareba, kumbe n'abana ba Yakobo yajyanye nabo kuragira. Les bergers guident les troupeaux. Ngo abungeri bayobora imikumbi, umuhanuzi akayobora abantu. Et c'est peut-être pour cela que les Kubanza ariyo mpamvu ont été des bergers. abahanuzi bafasha abungeri. Hanyuma njyewe nk'umuhanuzi w'Imana Avec mes enfants, nazanye enseigné à être mu butayu n'abana banjye kugira ngo mbigishe uburyo baturiza imbere yawe. Alors pourquoi se bat-il avec cette force, None cette kuki violence? bari kurwanana n'ibibaraga byose n'urugomo Je rungana n'avais kuriya? jamais appris cela. Ibi bintu ntabwo nigeze mbibigisha. Le gagnant de cette lutte sera le successeur de notre père. Urarwanya uratsindiye umurwano niwe uzasimbura papa. Levez-vous. We muhaguruke sha, muhaguruke mwabana mwe, Laisse-le. mureke.
Mon successeur est le responsable de ma famille. uzasimbura akita ku muryango wanjye uwo ni ukunda imana cyane akaba yubaha bugufi apana uwakoze ibaba. Abraham et Isaac étaient Aburahamu parmi les plus nobles des créatures na et non pas les Isaka plus forts. nabo batoranijwe batagendeye ku by'ibibaraga ahubwo ku bijyanye n'intuza. Sasa ya ntumwa batumye kuza guhamagara Yakobo ni Faresi iri kuhagera. Qu'y a-t-il? Ni iki? Aramwongorera. Regroupez le troupeau. Mukusanye umukumbi. Où est-il parti? Agiye hehe? pas à regrouper le troupeau. Ntimuhangayike, mwebwe mukusanye umukumbi tujye mu mujyi. Bala, Rachel est ton amie. Beruhango Rachel ni inshuti yawe ngo yego. Murumvikana neza cyangwa muraburana? Twari inshuti kugeza ubwo Rachel na Yakobo barekeye kumira abana beza. Ndabizi ubu ntibakenyetaho ko kuva none bagiye kugira umwana. Wivuga ubwo bupfu. Rachel na Yakobo ni abana beza. Ngo Yakobo akunda Rachel cyane ukubera none kubera agiye kumubyara umwana azajya mwitaho. Yakingiranywe n'abagore bangahe? Bane. Yego ndabizi. Noneho ubu ngubu ngo Eleya na Zilopa nanjye ngo tugiye kujya twangwa tutitabwaho cyane. Yakobo abagore yari afite bane, Eleya na Rasheli ndetse n'abari abaja babo uwo ni Zilopa ndetse na Biluha. Zilopa akaba yari umuja wa Leya akahinduka umugore wa Yakobo, ndetse Biluha akaba yari umuja wa Rasheli ari uyu nguyu batumye kujya kuzana umubyaza uri kuganira n'uyu mubyaza. Mba duteweke bataza kundenganya nkuko hari abandenganya. Ibyo mvuze ngiye ntabwo nemeranya nabyo. Yakobo ni umwana mwiza nudashyira ubwuzu mu mutima wawe mu mwanya w'ishyari uzabona uburyo azagukunda akakubaha. Suje Labani umwiteho. Ndashaka ko Rasheli n'umwana we baguma bari bazima. Gweho ntutinye ngende umubyaza w'umunyamwuga w'akazi ngaragakora cyane. Rasheli ndayamufashe agiye kubyara kwibaruka. Ariko isa nk'iyamuguye nabi. Ne t'inquiète pas, Rachel. Le bon Dieu est Rachel ntuhangayike. Imana nziza ni nyembabazi. Wowe ababyeyi bo baba babizi. Rachel bigenze bite? Kandi induru kahise kayiha umunwa agashuti. Wowe aguye igihumure. Rachel abaye nk'upfuye. Se bimeze bite? Rachel inkibare kuzimuha ariko ntanakanguke. Bimegenze bite? Ni bibi. Ubanza ari Imana iguhora Yakobo. Ibaze uyu nawe menya yizera ibya Shitari. Tuza kandi induru iyo habaye ibibazo buri abana barabimenya. Niyo hari nta kibazo kiraho abana barabimenya. Abana rwose ni inshuti. Fata uyu mwana. Priez pour que votre tante Rachel soit sauvée, que le bon Dieu exauce vos prières. Mama wanyu tante wabo ubwo ngo atabarwa, Imana isubize gusenga kwanyu. Pourquoi vous ne faites rien? Kubera iki ntacyo muri gukora? Labani
abaturanyi bahuruye Quelqu'un a irrité notre déesse Ishtar. ngo hari uwabaje imanakazi Je yacu vois du sang et du feu. Ishtar ndabona amaraso Je n'umuriro vois le sceptre noir de la mort qui plane ndabona sur ikintu nous. cy'umwijima cy'urupfu Les kituzaho flammes vont dévorer celui qui a tenté de profaner les ngo dieux. ikibatsi kiraje gikongora uwo wihaye gutuka imana Et les dieux ont décidé. imana Ils ont zanzuye décidé que son zanzuye châtiment est imminent. ko igihano cyabo kigomba kuba Seraient-ce les dieux qui ont déclenché contre Rachel leur colère? we yaba ari imana zigiye gusuka umujinya wa des malédictions au temple. kuri rasheli ngo mvume uburyo rasheli avuze Esther avuze umuvumo ainsi que toutes les mu rusengero personnes qui osent insulter les dieux. Elle a dit ngo yavuze yuko imana ngo zirahana ngo abantu bose bihaye gutuka imana ngo kandi igihano cyabo kigomba kubaho. Yakobo nibwo akihagera katurebe mbese biragenda bite umugore wanjye arashira ameze ate ameze nabi cyane Reya yasohotse yumiwe n'amarira menshi mbese bimeze bite Faites quelque chose. Igira icyo ukora ari kurushaho kumererwa nabi ndakwinginze cyo tuza Imana iraturinda nta kintu twakira kitanditswe Ne cesse de dire que Rachel subit la malédiction d'Ishtar et la magie d'Esther. Abanyefadani ntibari kurekera kuvuga yuko Rachel ari guhanwa n'umuvumo wa Ishtar cyangwa Esteriya we ntacyo bivuze turaje tuyu niye Imana ikomeye mbese n'Imana ishobora byose ya Rachel cyangwa se Imana kazi ya Esther umwiteho ndakwinginze njyewe ndabanza ubwo sugiye he Ne nous laisse pas seuls en ce moment difficile. Nutureka twenyine kuri muri bihe bigoye Reya tuza pe nkeneye kuba njyenyine kumbi iyo bintu fais tout ce qui bon te semble avec ton Dieu. uko ari bikugaragara neza wowe niyo Mana yawe jewe sindaguma nsobekeranyije amaboko tugomba guhamagara umuganga cyangwa tugashaka umuti nanjye ndagiye gushaka umuganga wanjye umwe kandi rukumbi umukiza bukuri le seul est le vrai guerrier Seulement il met en danger les habitants de Fadan. Umva uyu wese ugukiri mu byago abanyefadani ahubwo n'abakobwa banjye bashira mu byago Mana yanjye nkora iki ngo sugukira mu byago abanyefadani gusa ahubwo n'abakobwa be abashize mu byago sasa tujye kureba sasa k'Imana ya Yakobo n'Imana ya Esteri Ishtar Imana kazi bimeze bite nababwiye ngo bapfumu mube hafi namwe muze kureba Esteri ari kubakirira ate hanyuma n'abakristo natwe tuwe hafi ya dufane mace niko bimeze biragenda bite ariko se ubundi abapfumu mwebwe muba munabizi ahubwo ababagana nabo babe hafi twirebere biragenda bite Pourquoi ne demandait-il pas l'aide d'Esther? kubera iki badasaba ubufasha Esther ko ari umubyaza w'umuhanga ubizi guri mukuri Labani hamagara Esther abyemeye ashobora kudufasha hey bajye kusaba abo mu bwami bw'intuza niba bishoboye ndamubwira byose yifuza mubwire ngo nabasha gukiza Rachel ndamusezeranye Yakobo nzamwirukana ahangaha hanyuma uyu mujyi mwubohore ubu gutuka Imana kwe
ngo cyo tebuka bagiye gusaba ubufasha ra Esiteri wa mukonikonikazi yego we aba nabo Yakobo yavumwe n'Imana y'i Babuloni kubera yanduje izina rya Esiteri wa mugore we tuza bamufuza imishukushuku Labani nta mikino kuvuga nabi umuryango yakugwana bwira Yakobo asabe ufashe Imana ye ngo kuko muri iki gihe akomerewe jewe ntabwo nakwibagirwa Imana yacu urabyumva ni Labani wanyohereje ntabwo ari Yakobo yanasezeranyije yuko arirukana Yakobo niwe ukiza umukobwa we igihe icyo mbibona ya nama y'umuntu atakwitesha abaturage bagomba kubona ubudahangarwa bwa Ishitari ndetse n'ubwa Esiteri gutyo n'ubikora abanyafadani barushaho kwizera Ishitari ndetse buzuza urusengero amaturo nuza Esiteri avuga ngo urupfu rwa Rasheli n'ubundi ruraza gutera bene ibyo ruraza gutera bene ibyo ngo napfa ngo ubwo abantu barizera gutyo ngo ubwo rero napfa nje ntacyo bimbwiye je mafu gusa noneho byagenda bibwiye n'abaturage ubabwire yuko urupfu rwa Rasheli ari ugutuka ngo Imana ngo rwakomotse gutuka Imana ngo nanone ngo ubabwire yuko urupfu rwa Rasheli ngo rwakomotse ngo mu kwizera Imana imwe ngo ndetse no gutuka Ishitari Ishitari. Sasa Ishitari nishobora kuyibona gutya abakatolike iyo mwabyemera se ngo ntabwo mwabyemera iyo mujya gusenga Mariya mugasanga mwasenze Mariya n'uyu Ishitari bahinduriye izina niyo mundeba ijisho ribi ntimunyange ariko niko kuri imvura iguye kuntu byaba byiza nanone imvura yongeye kugwa hano Ifadani mu gihe Rasheli n'umwana we baba bari gupfa imvura ikagwa umva icyifuzo cya Esiteri ubwo nibyo yihitemo bari kuvuga ngo nakize Rasheli we umva ibyo yipangiye katurebe yewe we ijambo ry'Imana yavuga ngo umwanza gucira kobo Imana igira ite kanze turembese biragenda biteye Rasheli arakomerewe Si elle ne reprend pas conscience, umva natagarura ibitekerezo araza gupfana n'umwana we iyi myotsi nta kintu kiziri kumugirira bana hano na Labani barategereje ariko sinzi kanze turebe Tu restes ici? Oui. uraza kuguma hano yego ndashaka kumenya ninde ukomeye ese ni Imana ya Yakobo cyangwa yo mu rusengero birasobanutse iyi ntsinzi iraza kuyo Imana yo mu rusengero nuko abandi bari kubyanzura kanza turebe mbese biraza kugenda bite Esiteri yahageze mbese aje gukiza Rasheli cyangwa Labani kubereke umvangiye kugera kuva Yakobo yabwiye bose ngo ko yizera Imana ikomeye ngo kubera atari yari gusaba ubufasha La vie de Rachel dépend de toi. ubuzima bwa Rasheli bushingiye kuri weho mutabare ndakwinginze ibyo ntabwo nari mbyiteze ko Yakobo yaza kunsaba ubufasha pani Imana ishobora byose icyo ni igitekerezo cy'ubupfu ndetse kitarimo gutekereza none kubera uri kuvuga ibyo byose ibyo mpanura
C'est Dieu qui décide de la mort. ngibyo manura ntibizatinda gusohora ngo ntibizakererwa ngicyo uzabona Rachel n'umwana wawe bapfira mu maso yawe imbere y'amaso yawe. C'est Dieu qui décide de la mort. N'Imana yanzura urupfu apana umwanzuro wa Esther na Esther ni njyewe mubwiye ngaze Rachel arakomerewe Rachel nta bufasha akeneye usibye ubw'Imana imwe ngo sohoka hano byihuse sohoka. Labani aratuzisha Yakobo cyo tuzi ndavuze ngo sohoka umugore wawe n'umwana wawe barapfira ijoro umujinya wa Itari nturacuruka icyo kitabaye ngo umugore wanjye ntazabona uwo munsi ngo wo gupfa bitewe n'umuvumo wawe. Sohoka ahangaha sohoka ahangaha Banyefadani uyu mugabo ntabwo azarekera kwiteza ibyago no kubateza ibyago namwe. Ugutuka Imana kwe kwazanye inzara n'amapfa none n'urupfu rw'abakunda. Yakobo uzareba vubaha ubumaje bwa Esteri ndetse n'ububasha bwa Ishtari uzavumwa. Umva umukobwa wanjye napfa uraza kubona wewe umukobwa wanjye napfa ijoro uraza kubona. Ni Labani ni Labani ya nuko kagenze ya episode ya mbere ya season le prophète Joseph umuhanuzi Joseph ya ngiye aritije mana kiza mwese muri Kristo Gospel Fit nuzacikwe episode zakurikira ya nuzazicikwe ni uri kuri Gospel Rwanda reba hasi ahandikirwa ubusobanuro muri description box uraza kubona ama links ariko ni uri kuri la traduction de l'évangile ukaba warakoze subscribe uwo ntugire ikibazo uzaje tuzibona zikihagera ya nuko bimeze ndabakunda tuzasubira na butaha. Bye-bye.